urukundo ahura n'ibibazo mu nshuro mu buryo bubiri. Mu kurambagizwa kwe umusore aza kumurambagiza, yamurambagiza ashobora kuba afite igikomere cyo kuba atarakunzwe, atarahawe urukundo. Uje kumurambagiza bwa mbere yamubwira ngo ndagukunda, agahita ahakana kuko azi ko nta rukundo ruba. Hari undi we uza kurambagiza kuko ntarwo yabonye, agahita afata byose, akaba yafata n'ibimugirira nabi, agahita arusohora, agahita arwakira kuko afite vide. Abantu bagira ibikomere mu buryo butandukanye. Dufite ikibazo mu miryango iri kubakika, iri kubaho, ugasanga umuntu afite igikomere kimeze gutya, undi nawe afite iki ngiki, noneho abanyabikomere babiri bakabana bakajya guhuza ibikomere, ugasanga ni uguhuza ibintu bidahura, bikanga. Hari ibikomere rero duterwa n'umuryango twakomotsemo. Nibutse ni byinshi no mu burezi tubamo n'abana tubyara, kubagize umugisha wo kubona urubyaro. Menya uwo mwana uburyo umuha agaciro. Iyo umwonsa azamura urutoki agashyira mu kanwa akureba mu maso, aba arimo atesitinga urukundo umukunda. Numvaga Imana izaza kuntwara nkiri umusore. Byanatumye nitwara neza muri ubwo buzima, ndinda ubuhamya bwanjye kuko nagendaga numva niteguye kuzataha ejo. Rando nawe akabyitegura gutyo. Umunsi umwe rero turabiganira, turavuga ngo ninde uzagenda mbere. Rando akambwira ati nigene, nyamara ni ngewe. Imana buriya ni nge ibivuga, kuko yabivugaga turi kumwe, kenshi twabaga turi kumwe. Ijoro rimwe rero turarikesha, tugenda twibukiranya ibihe byiza twagize. Bukeye mu gitondo njya mu kazi, nawe ajya mu kazi, saa sita aza muri pause, ntanga gusubira mu kazi. Hanyuma twaje kubana wa muntu w'inshuti yanjye, tukiba muri ghetto turi abasore, twarabanaga. Asubiye mu kazi rero, inkuru nayumvise saa 11 ko Rando yitahiye. Rando yatashye, ndumva byari kuwa kane, ariko kuwa kabiri yari yatwigishije indirimbo. Yatwigishije indirimbo ivuga ngo maze numva ijwi ngo isarura rirageze, ndongera ntega amatwi numva ngo mugeni we tegura ibishyingiranwa, byanga bikunze uratashye, byanga byemera uragiye. Iyo ndirimbo yahimbye ari mu mwuka. Imana nabane namwe abadukurikiye kuri za Bisoza TV, turabishimiye kandi turabasuhuje, mugira amahoro. N'ubundi muri kumwe na Pst Alexis Ndayigaya, ndi umugabo utuye i Kigali muri Kicukiro. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ku cy'umwuka yadushyize ku mutima mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye umunsi mwiza uduhaye mu minsi y'inyongezo tubaho ku isi. Turabigushimiye. Tuguhaye ibitambo by'amashimwe byo ko turi amahoro. Hamwe n'abadukurikiye turasabye kugira ngo bane natwe mu biganiro tuganira, umwuka wera duhishurire cyane, tumenye icyo dushakaho. Ngaho bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Dushimye Imana kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yaduhaye kugira ngo tuganire. Turaganira ijambo riri muri Yesaya ibice 61 umurongo waho, turahera ku murongo wa mbere. Yesaya 61, uhereye ku murongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya 61, uhereye ku murongo waho wa mbere. Aranditse ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima
no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Amen, amen. Ijambo numva riri ku mutima wanjye, umva Imana yashyizeho ngo tuganire, yampaye ijambo rivuga ngo Yesu Kristo niwe wenyine ufite Specialite yo kuvura imvune zo mu mitima. Kanongere ndisubiremo. Umva ubutumwa Imana yampaye ngo nkuzanire. Yambwiye ngo nkubwire ngo Yesu wenyine niwe ufite Specialite, niwe ufite ubushobozi cyangwa se ubunararibonye bwo kuvura imvune zo mu mitima. Tugira abaganga benshi, abadogiteri batandukanye bafite Specialite ku ndwara runaka. Basanga ngo uriya mudogiteri ni umuspecialiste ku ndwara zo mu nda, ku ndwara zimeze gutya n'izindi. Ariko ntabwo turabona uvura imvune zo mu mutima, keretse Yesu wenyine niwe wihariye ubwo bushobozi, kandi ndamushimiye abikora neza. Niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuvura imvune zo mu mutima. Ntabwo yagiye kubyiga mu Buhinde, ntabwo yagiye kubyiga mu Budage n'ahandi, ahubwo ni ubushobozi afite. Imana ishimwe cyane. Nubwo byaba bikomeye, nubwo byaba birenze, arabishoboye. Izi mvune zo mu mutima, muririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Dufite abantu bagenda ariko akagenda yarashize, akagenda atariho, akagenda yarashengutse umutima. Hari igihe ugira umubabaro bikarenga umubabaro, bikaba agahinda, bikagera ahantu ugenda ubitse ikintu muri wowe kimeze nk'ikibombe, nawe utamenya uko wakira. Ariko reka ngo uyihumure nkubwire ngo Yesu Kristo afite gahunda yo gukora kuri icyo kintu abantu batamenye, abavandimwe batazi, n'inshuti zitamenya. Muri Yeremiya, tuhasome Yeremiya ibice 31 umurongo waho wa 3. Yeremiya 31:3, hanyuma tubone kuganira. Yeremiya 31 umurongo wa 3 haravuga ngo Uwiteka yambonekeye kera, ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho. Icyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza, nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Murongo wa 5, uzongera gutera inzabibi ku misozi y'i Samariya, abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Kuko hazabaho umunsi ubwo abarinzi bazarangururira ku misozi ya Efurayimu bati, nimuhaguruke tuzamuke tujye i Siyoni, dusanga Uwiteka Imana yacu. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndi nkawe nabyakira nkavuga ngo amen. Uwiteka urukundo yagukunze nirwo rutumye ijuru rigutekerezaho rikabona ko ukwiye gusanwa, kuko warasenyutse. Ntabwo umuntu yajya muri detaye kuko ubizi cyane y'ibyagusenye.
warasenyutse bihagije ku buryo nawe ubizi ko wasenyutse, ariko Imana iri mu ijuru yitegereje umubabaro wawe, yitegereje agahinda kawe, ibona ko nta kindi kigukwiye ukwiye kugirirwa impuhwe. Nasomye ijambo ejo bundi mu maganya ya Yeremiya riravuga ngo kuko Uwiteka atanezezwa no kubabaza umuntu iteka no kumutera agahinda, ahubwo azamugirira ibambe. Turashimira Imana ko muri gahunda ifite niyo kutugirira ibambe irimo. Imana ishimwe cyane. Ibyadusenye byaturutse ahantu hatandukanye. Hari ibikomere dufite twatewe n'inkomoko n'umuryango twavukiyemo, aho twavukiye. Hari ibindi bikomere twatewe n'inkomoko, karere, igihugu, ahantu twaturutse, aho haradukomerekeje naho. Hari ibikomere twatewe na kominote tubamo, matorero dusengeramo, gurupe twabayemo, abanyeshuri twiganye. Hari ibikomere twatewe na kominote. Hari n'ibindi bikomere twatewe n'inshuti. Niba hari ikintu kibabaza ni ugukomeretswa n'inshuti. Inshuti yawe, inshuti wiringiye, inshuti wizeye, inshuti wameneye amabanga y'umutima wawe. Kubona inshuti birahenze, ariko kandi no gutakaza inshuti biragora. Ariko turashimira Kristo ko atitaye ku buremere bw'ibikomere dufite, atitaye ku buremere bwaho byaturutse. Ndamushimira ko yatangaje ko afite ububasha bwo kutuvura imvune zo mu mitima. Nifuje ko turaza gusengana. Naramutse numva uyu munsi turi busenge. Turaza gusenga kandi turaza gufata umwanya munini wo gusenga. Kandi turaza gusenga tubwira Yesu, tumutungira agatoki. Uze kuba open, uze gufungura umutima wawe kugira ngo uze kubasha guhiga, uze kubasha gutunga urutoki ku byagukomerekeje uko dogiteri mukuru yaje. Imana ishimwe. Ibikomere twatewe n'umuryango, hari igihe umuntu agakomereka akiri no mu nda. Nibutse ko umwana atangira kugira ubuzima bwumva akiri mu nda abakimutwite. Hari amezi ageramo akaba ari gukurura ubuzima bwo hanze. Hari igihe umwana avuka, hari igihe umwana asamwa, agasamirwa mu mwuka utamwishimiye. Ugasanga nubwo ari mu nda ariko hanze ntibamwishimira, ntibamushaka. Uwo mwuka wo kutamushaka umugeraho. Nibutse muvandimwe twakoranye hano kuri za Bisoza TV ubuhamya, yatubwiye ko yabwiwe ko umunsi azumva ko yasamye, anabitekereje gusa bitaranaba, arabwirwa ngo azahita afunga varize agende ntibazahamusanga. Hari abantu bafite amapromesa ameze gutyo. Ndabihanganishije, ndabakomeje. Yes. Ukajya kubona ukabona iyo ndara ayitwaye umwuka wo hanze utamwemera. Nk'uko Alexis byamugendekeye, waduhaye ikiganiro hano, yasamye inda igize amezi 4 irango 8. Umugabo abimenye ahita amubwira ko ibyo bitashoboka. Bagerageje kuyikuramo. Ibaze gukora urugendo, umugore n'umugabo bagenda baganira uburyo bagiye kuyikuramo, kugera ubwo bagera kwa dogiteri bakamubwira bati dore amafaranga uyikuremo. Ariko ndashimira Imana ko umugambi w'Imana udapfa. Umugambi w'Imana ntupfa. Reka nkubwire, ntugatere Satani inkunga yo guhotera umutima wawe, kuko future yawe
iri mu biganza by'Imana. Bega umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni muremure, nta wayivuvuna, nta wawuhindura. Umwana yaje kuvuka, ariko yanavutse bigenze gute se? Umugabo yaje gutwika umugore. Muzabikurikirane mu biganiro byatambutse, aramutwika. Ibaza uwo mwana bamutwikishije tineri, umugore arashya umubiri wose, yamaze amezi menshi hariya mu bitaro i Kanombe. Ariko kuko Imana umugambi wayo utayoba, wa mwana yaje kuvuka. Nubwo yavukiye muri ubwo buzima, avuka nyina atagira isura. Ibaza uwo mwana nabaza mama we ngo mama, ngo kubera icyo usagura, akamubwira ko byatewe nuko yamusamye. Icyo ni igikomere. Hari ibikomere tugira tukiri mu nda, umuntu agakurana ibyo, akavukana ibyo bikomere, akabivukiramo, akanabikurana. Hari n'ibindi bikomere biza umuntu yaravutse. Umuntu muzima, umuntu wuzuye akenera guhabwa urukundo. Urwo rukundo azaruhabwa ryari? Azaruhabwa bakimutwita. Akenera guhabwa agaciro, akenera kwitabwaho mu buryo bwose. Iyo bitagenze gutyo arakomereka. Ubuzima bw'ibikomere abantu barimo ni umusaruro w'ibyo twanyuzemo. Ubuzima bw'ibikomere turimo ni umusaruro w'ibyo twaciyemo, w'ibikomere, w'ubuzima twabayemo. Iyo umuntu avutse, iyo umuntu akuze atarahawe urukundo, biragorana cyane kugira ngo agire urukundo. Tugira abantu b'ibicamuke, ariko niwitegereza nukurikirana amateka ye uzasanga ari uko ntarwo yahawe. Umuntu atanga icyo afite mu bubiko bwe. Umukobwa utarabonye urukundo ahura n'ibibazo mu buryo bubiri. Mu kurambagizwa kwe, umusore aza kumurambagiza, yamurambagiza, ashobora kuba afite igikomere cyo kuba atarakunzwe, atarahawe urukundo. Uje kumurambagiza bwa mbere yamubwira ngo ndagukunda, agahita ahakana kuko azi ko nta rukundo ruba. Hari undi we uza kurambagiza kuko ntarwo yabonye, agahita afata byose, akaba yafata n'ibimugirira nabi, agahita arusohora, agahita arwakira kuko afite vide. Abantu bagira ibikomere mu buryo butandukanye. Dufite ikibazo mu miryango iri kubakika, iri kubaho, ugasanga umuntu afite igikomere kimeze gutya, undi nawe afite iki ngiki, noneho abanyabikomere babiri bakabana, bakajya guhuza ibikomere, ugasanga ni uguhuza ibintu bidahura, bikanga. Hari ibikomere rero duterwa n'umuryango twakomotsemo. Nibutse ni byinshi no mu burezi tubamo n'abana tubyara, kubagize umugisha wo kubona urubyaro. Menya uwo mwana uburyo umuha agaciro. Iyo umwonsa azamura urutoki agashyira mu kanwa akureba mu maso, aba arimo atesitinga urukundo umukunda, aba arimo agira ngo akurebe, nururuma ntazarusubizamo. Uwo mwana uburyo umuha urukundo, iyo imaje yawe umwereka, umwonsa, arayifotora, iba muri we, arayisikana, ikaba mu buzima bwe. Iyo yakoze amakosa, uburyo duhana abana, umuhannye utamutuka, tukagira icucuma, ugakubita n'uburakari bwinshi. Ibyo uri kumukorera ntabwo biri bumuvura ingeso, ahubwo biramwereka ubunyamaswa, biramwereka ubugome. Abana bacu bajya batuzanira abashyitsi bakiri bato. Ukabona umwana w'imyaka 2 aragiye, afashe karitsiye yose arabazanye, baramuherekeje bati tuje kugusura. Bageze ku marembo bataraninjira mu rugo, kuko nyine ari abo bana bihindanyije, ugahita uvuze tumusubireyo. Nawe akeneye guhabwa agaciro,
muha agaciro abo bashyitsi azanye, ni nk'uko nawe ujya uzana abawe abikwigiraho. nawe azanye abashyitsi bamwakirire, hanyuma numara kubakira ubasezerere ariko wabakiriye. Hari umwana umwe wajyanye na mama we, mama we agiye guhinga, ari umwana muto wicutse w'imyaka nk'itatu. Agenda agiye kurera rero wa mwana wundi murumuna we, ariko yitwaza n'igipupe cye ku ruhande. Bagezeyo aho kugira ngo arere umwana, arera igipupe. Akajya agisimbiza, akagifata neza, akagiha inyonyo. Nuko umwana ararira. Arize, nyina yaje yirukana uburakari, araza arakubita, afata cya gipupe akinaga mu mugezi. Akinaze mu mugezi arongera asubira guhinga. Ati ntiwongere aturere umwana neza. Yarenze gatoya afata murumuna we n'abamunaga mu mugezi. Nyina agaruka yiruka atabaye, aramubaza, undi aramubwira ngo ngiye ko wataye wanjye. Icyo gipupe cy'uwo mwana akibona agiha agaciro nk'akuha uwo wabyaye. Twirinde gukomeretsa, kuremwamo ibikomere abo twabyaye. Babyeyi mwagize umugisha wo kubona urubyaro, ahangaha ndahatinda kuko ndi umurezi, ndabana cyane. Nanashinze ishuri ry'abana, nirirwa nkina nabo iyo mbonye umwanya ngewe tugakina, ariko nanarishyizeho ntabitewe no kubishakamo indonke, ahubwo numvaga nshaka aho abana baza bakahakurira bakagira ubuzima bwiza, amarangamutima yabo ntiyangirike, kuko uyu mwana mu gihe akiri mutoya kugera ku myaka igera muri 5, ubwonko bwe bwiyubaka 80%. Akeneye ko amarangamutima ye akeneye gukura mu buryo bw'imbamutima, mu buryo bw'ubwenge no mu buryo bw'imibanire n'abandi. Abazungu bateye imbere baradutanze cyane kubimenya. Iyo ushaka gutegura uwawe ejo hazaza he neza, umutegura akiri muri ubwo buzima butoya, kuko uyu mwana mutoya ameze nk'imperezo nshya. Ibintu byose wamushyiramo byajyamo. Iyo umutoje neza akura neza, iyo umutoje nabi akura nabi. Reka tureke kwangiza amarangamutima y'abadukomokaho, cyane cyane kuva bakiri mu nda. Niba yayisamye mwakira avuke. Ibi bikomere, niba hari ugukomereka, ni ugukomeretswa no kutamenya umubyeyi. Dufite abantu bafite ibikomere bwo kutamenya abamubyaye. Yavutse ku mubyeyi umwe, ntabwo ajya yibaza undi mubyeyi aho ari. Hari umwana wambabaje ejo bundi, nagiye gusura mama we mu rwego rwo kubashyigikira no kubafasha. Hari icyo Imana yari itanze ngo tubashyire. Tugezeyo kuko umwana yaravutse isaha abata umwana ari uruhinja. Ngezeyo umwana araza yirukanka arampobera, arambwira ngo papa ngo wari waragiye kuko twakuze. Numva arambabaje. Uwabonye wese amwita papa kuko papa watamuzi. Icyo gikomere azagikurana, nta wundi uzamukiza icyo gikomere kijojoba mu mutima we. Marangamutima y'uyu mwana yarangiritse. Hari n'abandi bafite ibikomere kandi byari gushoboka, hari icyari gukorwa. Babana n'ubumuga, bafite ubumuga, ariko ugasanga ubwo bumuga afite bwari kuvurwa, bwari kwitabwaho bugashira. Nyivuze ibyo nibutse ko nagiraga inkabya, nayigiraga hano ku jisho. Hano nagiraga inkabya ku jisho, uko nagendaga nkura imyaka igenda izamuka, niko yankabya nawe yagendaga ikura. Nageze aho ngira ikintu cy'igishyundu ku jisho kandi nkiri umusore. Ariko mura n'umuntu umwe w'inshuti y'umuryango, arambwira ngo nyamara iyi nkabya yavaho sha, ngo iyi nenge ikavaho. Cyari kibyimbye ahantu hano, cyari kibyimbye. Imana ishimwe yankuyeho iyo nenge.
aramfata anjyana CHK, hari abazungu bari baje barayibaga bagakuramo kameze nk'agabiye k'akanyama kavaho. hari abandi bagenda bunamye bagenda bagira gute, ariko binatewe nuko ababyeyi batabakurikiranye. hari ubumuga bukira, hari ibintu bishobora kuvaho. Reba uwo mwana iyo nenge afite, reba uwo mwana ubumuga afite, niba ntacyo bwakorwaho kugira ngo atazakurana igikomere kandi cyarashoboka kutavaho. Ndimo mvuga ngo ibikomere byo mu muryango, kubona kuvuka ababyeyi barwana n'ibiki, ibi bizagira ingaruka kuri uyu muntu nakura. Dufite abantu banyuze mu buzima bw'ibikomere, amarangamutima yabo arangirika kugeza uyu munsi, bifite ingaruka ku bantu benshi. Umuntu ufite ibikomere, ikintu akora akomeretsa bagenzi be. Iyo ubanye n'umuntu wakomeretse, aragukomeretsa byanga bikunda. Dufite abantu batunze ibikomere bicara bakomeretsa bagenzi babo. Imana idufashe. Ariko ndashimira Kristo ko mu migambi afite ariyo kutwomora ibikomere, yaba ibyo twatewe n'imiryango, yaba ibyo twatewe na community, yaba ibyo twatewe n'inshuti, arabishoboye. Iyo bishoboka twari kuba twaririmbye indirimbo ya 60 ivuga ngo bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje, nta yindi nshuti wabona ihwanye nawe, byose bimuganyire. Turaza gusoza tubibwira Yesu kuko arabishoboye. Akanwa k'ababyeyi, hari ibikomere twatewe n'imvugo ababyeyi batwatuyeho. Ugasanga iteka uhora ubwira umwana ngo ntacyo azashobora. Niba umubwiye ngo ntacyo azashobora, ukamubwira ngo azapfa ari imbwa, ukamubwira ngo ni ikigoryi, wimutegerezamo umusaruro, kuko iyo mvugo umwaturaho imugiraho imbaraga. Imvugo amagambo twatura ku bana bacu aragenda akabagiraho ingaruka, hanyuma umusaruro w'ibyo barimo rero, umusaruro ibikomere bafite n'umusaruro w'ibyo bintu banyuzemo. Hari umwana umwe yatumye mbabara, ni umudamu, ubu ngubu ndamwita umwana ariko ni umudamu. Iwabo iteka bamubwiraga ko ntacyo azashobora, ari ikinyeteri, ari ikigoryi, ni inyanda, ntacyo abashije. Noneho kubimubwira kenshi bimubaho, ariko ageze igihe ashaka umugabo. Imana imuha n'umugisha, yiga amashuri ye, agera ku rwego rwa lisansi, arayibona, yiga amashuri neza, agira n'amanota meza, abona n'akazi. Icyo gihe twaganiraga yari afite akazi keza, ariko ageze mu rugo sinzi ukuntu umugabo yacitswe, nawe abikomozaho aravuga ngo ariko ubuzimarira iki. Yicara yumva ubwo ababyeyi babivuze ko ntacyo azimarira, noneho n'umugabo akaba abivuze, yumva koko ntacyo azimarira. Umunsi umwe ajya gutwika itanura, ajya gukora tesite koko nta kintu yashobora. Ajya mu gishanga ahantu atwikisha amatanura 2. Uwo munsi twaganiraga yari avuye kugurisha amakamyo y'amatanura. Araza azanye ituro, azanye icya10, araza arambwira ngo mushumba, ngo koko pe, ngo ubu ntacyo maze. Ndamubwira ni kubera iki? Arambwira ati kwanza tereka manze ntanga icya10. Ati dore ni icya10 nanze. Atariko ati ibyo ababyeyi bambwiraga ko ntacyo nzimarira, n'umugabo nawe yambwiye ko ntacyo nzamara. Arambwira ati ariko none dore ngurishije amatanura yanjye 2, dore amafaranga bampaye, ati ubu ntacyo maze. Mwana ufite diplome nziza, ariko amagambo bamwatuyeho yamuteye igikomere. N'ibyo akora byose abikora testinga, abikora agerageza. Nyamara bwira abagukomo, bwira promoting umwana wawe, memu n'umugore wawe, mubwire ko ashoboye. Cyane abagabo dukunda kubwira abagore ko ntabyo bashoboye, ariko ubushoboye iki? Ntacyo uzi. Bagabo iyeranje kuko uzi ko ari izo faiblesse zihari, ahubwo mubwire ko ashoboye, azashobora. Cyane cyane ku babyeyi mwature ku bana banyu ko bashoboye, bazashobora. Niba ushaka uwo azaba we, bimwatureho nonaha. Ngewe ninjoro iyo ntashye
ko nkunda gutaha ninze mvuye mu murimo w'Imana. Iyo ngeze mu rugo ngasanga baryamye, ndagenda nkabarambikaho ibiganza aho basinziriye. Nkabwira Imana, dore ngaba dore abahungu 4 wamaye, ubandagirire. Ntibazabe ibisuma, ntibazabe ibirara. Nkajya mpindura nkavuga Imana, aho kuba uyu ngo yazabuyu, nkajya mbaturaho ibyo bazaba. Birakwiye ko twatura akanwa kacu, nikature neza, nikature ibyiza, ndetse nawe yatureho ibyiza. Uzi ko kankumenera ibanga, umuhanuzi wa mbere ukomeye ku buzima bwawe ni wowe. Ururimi rwawe, ibyo ruzatura kuri wowe nibyo bizaba. Niwatura kuzapfura imbwa, niwatura kuzasubira mu cyaro, uzajyayo tubaye tugwaye nabi. Ariko niwatura kuzawubamo, uzawubamo. Imana izagushyigikira, izashyigikira ibyo watuye mu kanwa kawe. Twihute tuvuge mvuze ku bikomere twatewe n'aho twavukiye n'inkomoko, byo ni birebire namwe murabizi. Akarere wavukiyemo, intara wavukiyemo, memu n'igihugu wavukiyemo. Igihugu wavukiyemo nacyo kigira ibyo. Ni ibikomere dufite, ibikomere dufite. Hari abavukiye mu bihugu babagamo nk'impunzi, bafite ibikomere batewe n'ubwo buzima babayemo. Hari abavukiye mu ntara n'uturere, mu buzima mu gihe hari ibikomere batewe n'uturere bavukiyemo. Ibyo byo nk'abanyarwanda murabizi cyane. Ariko Kristo arabivura, afite gahunda yo kudukiza ibyo bikomere twahuye nabyo. Amashuri utize bitewe n'impamvu, icyo gikomere Kristo agifiteho ububasha. Nagiye mbibona mu minsi yashize ndimo nigisha impano y'ubuhanuzi. Hari abantu bajyaga bahanura, bagahanuza ibikomere. Ugasanga byarantangaje cyane. Ugasanga abahanuzi, abantu babaye mu Rwanda, bakabamo bakavukiramo jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 94, ikaba bahari. Nyuma yayo abantu bahanuye, bagiye bahanura binajyanye n'ibikomere bafite, binajyanye kandi ntiwamenye uko byari bimeze. Ukajya kubona ukabona umuntu arahagurutse aravuga ngo ibyabaye ngo ni amasoso, ngo ubu noneho ngo hagiye kuza uruhara. Wakubitana n'undi uje mu gihugu Imana yaramubwiye ngo igihugu cy'u Rwanda ni amata n'ubuki, agahita avuga ngo rabagirana Rwanda, agahita abona igihugu kibaye paradisi. N'amatorero amwe yo muri uru Rwanda, hari aho wageraga ugasanga ubuhanuzi bwabo buraburesinga igihugu, buravuga imigisha ku gihugu. Wahagera ahandi ugasanga baravuga ngo ibyabaye ni imirabyo, ngo ibikurikiye ni inkuba. Si ibyo bintu ukabihuza gute? Aho tuzabigarukaho mu mpano z'umwuka wera. Hari ibikomere twagize tunatewe n'inshuti. Ibyo muri kominote byo, niba hari ikintu kibabaje, ni ugukomerekera mu rusengero, ahantu wahembukiraga, ahantu wahungiraga, korari waririmbagamo, ubuzima bugahinduka. Abayobozi bakujyanaga ku musaraba ukumva ubafata nk'ababyeyi. Gukomeretswa n'umuntu nk'uwo biragatsindwa. Kuko ndi umushumba, ngaruka ku bashumba. Bashumba, mumenye ko muri imva z'abakirisitu. Niba umukristo aje kukwaturira, bibike. Mu ndahiro turahira, twebwe turahira kugira ibanga. Ibyo akwaturiye bigumishe muri wowe, wijya kubitanga ubuhamya mu nyigisho wigisha. Urajya gutanga ubuhamya bwo kwaturirwa umuntu kanaka yaranyaturiye gutya. Mushumba umwe twagiraga, iyo wamwaturiraga wabaga nyine ubitangaje. Girirwa icyizere kandi agomba kurinda icyo cyizere. Imana iturinde gukomeretsa abo twaragijwe.
gukomeretswa ibikomere twatewe n'inshuti. Niba hari ibintu bigoye ni ukubona inshuti. Imana ibaha inshuti abadukurikiye, bifurije inshuti kandi inshuti z'inkoramutima. Hari ubuzima nabayeho utagira inshuti, kandi kuko nari umuyobozi, madamu akambwira ati ariko se umbwira gute ko nta nshuti. Inshuti kugira inshuti ni ikintu gikomeye. Inshuti y'akadasohoka, inshuti imenya umubabaro w'indiba y'umutima wawe. Imana ibaha inshuti, Imana iguha inshuti pe, nishaka bari imwe, Imana niguha inshuti. Uzi ko mu bintu bitwica ari ukwihererana ibiturimo, ugasanga ufite ibintu wacumbikiye mu mutima wawe utabona n'uwo ubibwira. Nahuye n'icyo kibazo cyo kutagira inshuti, maze gutakaza inshuti yanjye yitwa Garando. Abo twasenganye kuri sheri barabizi. Yari inshuti nkoramutima, yari inshuti y'akadasohoka, yari inshuti mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Twasenganaga kenshi, naramubwiraga nti Rando tujye gusenga. Niwe muntu twasenganaga ntidusobanye. Nyuma yo kumutakaza naragiye mpamagara abantu 3. Icyo gihe sinzabyibagirwa, nari mfite ikibazo, nari nahuye na crise, ndi umushomeri, bari kumapiriyave mu nzu. Mbwira abantu 2, 3 tujye gusengana. Nabonaga ko ari inshuti zanjye zanyikorerera umutwaro. Nujya no gusenga nabo mugiye gusengana ufite icyifuzo gikomeye, jya ubanza urebe koko kwabo bantu bageze ku rwego rwo kwikorana nawe umutwaro. Turagenda tugeze mu masengesho, tubanza gusengera mu butayu kuko numvaga bikomeye cyane, dufite gahunda yo gukomereza mu buvumo tukararamo. Hashize imyaka myinshi, mu gihe turimo dusenga, imitima twayerekeje kuri Nyagasani, ubuzima twabuzinutswe, nuko ngiye kumva numva umwe avugije induru ati ye tutise bigenze bidatanu ashobora kuba hari inzoka. Kuko ntabwo umutwaro twari dufite, ntabwo twebwe twatekerezaga ibyo bintu, ariko we kuko urwego yari ariho rwari rurimo no kumva ibinyagambura bigenda aho ngaho. Ugomba gusengana n'umuntu uguhekera umutwaro mukagendana. Inshuti. Rando umunsi umwe twakoze amasengesho, muri ayo masengesho tuganiriramo, turabazanya ngo mbese ko Imana yicara ivuga umugeni muri twe, ninde uzagenda mbere? Amubwira nti ninjye uzagenda mbere. Numvaga ko nzagenda mbere. Iyo twasengaga, aho twasengeraga hose, Imana yaratubwiraga ngo mube maso, ngo nje gutwara umugeni. Mpita nishyiramo ko Alexis uzagenda. Abo twaririmbanaga barabizi, ntabwo nigeze mu buzima bwanjye bwa gisore numvaga Imana izaza kuntwara nkiri umusore. Byanatumye nitwara neza muri ubwo buzima, ndinda ubuhamya bwanjye kuko nagendaga numva niteguye kuzataha ejo. Rando nawe akabyitegura gutyo. Umunsi umwe rero turabiganira, turavuga ngo ninde uzagenda mbere. Rando akambwira ati ninjye, nyamara ni njyewe. Imana buriya ni njye ibivuga, kuko yabivugaga turi kumwe, kenshi twabaga turi kumwe. Ijoro rimwe rero turarikesha, tugenda twibukiranya ibihe byiza twagize. Bukeye mu gitondo njya mu kazi, nawe ajya mu kazi, saa 7 za muri pause, ntanga gusubira mu kazi. Hanyuma twaje kubana wa muntu w'inshuti yanjye, tukiba muri ghetto turi abasore, twarabanaga. Asubiye mu kazi rero, inkuru nayumvise saa 11 ko Rando yitahiye. Rando yatashye, ndumva byari kuwa 4, ariko kuwa 2 yari yatwigishije indirimbo. Yatwigishije indirimbo ivuga ngo maze numva ijwi ngo isarura rirageze, ndongera ntega amatwi numva ngo mugeni we tegura ibishyingiranwa, byanga bikunze uratashye, byanga byemera uragiye. Iyo ndirimbo yahimbye ari mu mwuka.
yayihimbye yayitwigishije kuwa kabiri muri korari. Turayiririmba tugubwa neza twumva ari igihimbano cy'umwuka, naho Imana irimo iramubwira ngo nategura ibishyingiranwa byanga bikunda arataye. Kandi tuzi ko tuzayisubiramo kuwa kane, hanyuma no kuwa gatandatu tukayisobora ku cyumweru. Nuko kuwa kane twayimuririmbiye ku irimbi turimo tumushyingura. Danda arataha, atashye kubona indi nshuti biranduye. Nyuma yaho hari undi waje yitwa inshuti, anyereka ko ari inshuti yanjye, nawe turabana mu nzu. Ariko tubanye mu nzu nsanga afite umudayimoni ukomeye w'ishyari. Ishyari ni ribi kandi pe wirushya agira ishyari. Nabimenye ko naguze radiyo nziza nini ifite telekomande muri icyo gihe cyacu. Maze kuyigura biramubabaza, biramurya, ndabibona byaje kurangira ya telekomande ayinaze muri tuwarete. Kuko kubona iyo telekomande nkanda gutya bikavuga byaramuriye cyane. Kandi ishyari ni ribi. Yes. Nyuma yaho kugira ngo nzabone inshuti y'inkoramutima byarangoye. Imana iguha inshuti, kandi pe Imana iguha inshuti imenya ubuzima bwawe, imenya uko ubayeho, imenya uko uramutse. Iyo ngiyo itandukanye nayo ndi nababwiye ubushize narababwiye ngo umuntu w'igihe uje mu gihe Imana imwohereje mu buzima bwawe, si ngombwa ko amenya ko aperereza amakuru y'ubuzima bwawe, ahubwo akora ikimuzanye mu gihe. Uwo nguwo rero atandukanye n'inshuti, kuko uwo nguwo iyo amaze gukora ibyamuzanye mu gihe cye aragenda ntiwongera kumubona. Ari igihe umuntu jya umenya uwo muntu w'igihe ko yaje. Niba umuntu w'igihe yaje azaza gushyigikire mu gihe, ariko igihe cye nikirangira ukagumya kumwiruka inyuma umuhamagara ngo twaraburanye, azakuboroka. kuko yari umuntu w'igihe uje mu gihe Imana imwohereje mu buzima bwawe, yakoze ibyo yagombaga gukora mu gihe cye. Wikomeza kumwirukankaho, wikomeza kugira ngo azakomeza bigenze nk'uko yabigenzaga, icyamuzanye mu gihe cyararanye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Narimo mbabwira ngo hari ibikomere dufite twatewe n'ahantu hatandukanye, ariko ibyo bikomere Kristo yambwiye ngo mbabwire ngo niwe ufite Specialite yo kuvura imvune zo mu mutima. Ibyo niwe turi bubishyire, ibyo niwe turi bubihereze, kuko arabishoboye, nta kimunanira. Imana ishimwe cyane. N'ibindi ni byinshi cyane, ndashaka kubikusanya ukabitekereza, hanyuma tukabishyira Kristo, tukamubwira ngo Kristo, urabizi ko nakomerekejwe n'abavandimwe, byagenze gutya, byaje gutya. Urabizi ko natakaje ubusugi muri ubu buryo, ufashwe ku ngufu. Arabizi byaragukomerekeje, nawe ubwawe urabitekereza bikagusiga, ariko Kristo arabishoboye. Hari abakomerekejwe n'ubuzima twagiye tubamo. Ntabwo nakwinjiramo, wowe Umwuka Wera agusange akwibutsa ibyo bikomere bituma urara udasinziriye, bituma amahoro yawe ashira akabura, hanyuma ubibwire Kristo. Urushako rwarakwangije, mu mitekerereze yawe hari ukuntu wajya utekereza urugo uzabamo, ariko wageze mu rugo umera nk'ugiye mu cyari cy'amahwa. Hari abantu babayeho mu buzima nk'ababayeho mu cyari cy'amahwa, ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo iyerekwa wari ufite, nubwo imigambi wari ufite itahiriwe, ariko Kristo yiyemeje kuguha amahirwe ya kabiri. Arifuza kukuvura, arifuza kukomora ibikomere by'umutima. Umwegere, umusange, mubwire ngo dore uko byagenze. Mu ntambwe 7 zo kunesha ibitugerageza nimperutse kwigisha, harimo intambwe ya kabiri ivuga ngo kumenya imva n'imvano y'ibikugerageza. Kumenya isoko y'ikibazo nimwe mu ntambwe ituma uva kuri urwo rwego wari uriho.
ndifuza ko ubanza ugategura ukamenya ibikomere byawe ukabikusanya hanyuma ukabishyira Kristo ngo yatumwe kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi kandi yaje kuvura imvune zo mu mitima. Turamushimiye ko kuvura imvune zo mu mutima abishoboye. Reka tubimubwire, reka tubimushyire. Imana yacu idufashe cyane. Ntabwo ndi butinde, ndaza kuvuga makeya, ariko message nari nkuzaniye neje kukubwira ngo Yesu Kristo niwe wenyine ufite specialite yo kuvura imvune zo mu mitima. Niwe wenyine, nta muntu wabihangara, nta muntu wabishobora. Iby'ababyeyi ntibabibasha, iby'inshuti ntizabibasha, kuko n'amarirurira ntibayabona. Hari byageze ku rwego utakibasha kubwira umuntu ibikubabaje, ahubwo ubyibwira wenyine ukicara ugatungwa n'amarira. Ariko Kristo ashobora kubikiza, ashobora gutunganya urugo rwawe bigashoboka, ashobora kukomora akagukiza icyo gikomere umaranye imyaka myinshi, kuko arabishoboye. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje, nta nindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Ndashaka ko dusenga, nyemerera dusengane uno mwanya kandi ube hafi. Tubibwire Yesu, murondorere byose bikugoye, murondorere byose bikuruhije. Hari umubyeyi umwe niba nyumva nawe aze kumfasha dusengane. Muri jenoside yakorewe abatutsi 94, yahungiye ku muntu, aho yahungiye nibo bamuhemukiye baramuviyora. Uwo wamuviyoye amutera inda, amaze kumutera inda, igihugu kimaze kubohorwa, baramufata baramufunga ko yari yarakoze jenoside. Bamufunze, undi nawe asigaranye inda, iyo ndiza kuvuka. Ibase uwo mwana yabyaye, yamubyaye yitwa umwana wande. Ibaze uwo mwana wavutse, we yavutse yumva ko yitwa umwana wande. Yabayeho mu buzima bw'ibikomere no kubana n'iyo nda, atigeze atekereza, atigeze ashaka, byaramukomerekeje cyane. Ibyo nta wundi wabivura uretse Kristo. Niwe wenyine wavura icyo gikomere, niwe wenyine uzavura uriya mwana. Turashimira Imana ko umwana yakuze, Imana yaramufashije, umwana yarashyingiwe. Imana ishimwe, haleluya. Imana ititaye ku bikomere twagize igiturengera. N'ibindi ntiriwe ndondora ibikomere twagize. Reka tubibwire Yesu. Unyemerere duhuze umutima baduteze amatwi, dusengane Imana, tubwire Kristo, dutunge urutoki ku gikomere. Ndifuza ko umubwira, watuza akanwa kawe. Niba uri ahantu bishoboka, iherere, imukaho waruri, hunga urusaku rw'abantu, va mu bantu, egera ahantu witonze, wiherereye, utuje, hanyuma tuzamure tubwire Kristo. Mubwire ibigukomeretsa, mubwire ibyagukomerekeje, mubwire uti Mana, urabizi ko urugo narujemo nifuza kugira ngo nubake urugo, none urugo rurananiye, rubaye urw'ibikomere gusa. Umubwire ibyo bikugoye, mubwire uti umugabo wanjye dore uko byagenze, mubwire uti umugore wanjye dore uko byagenze, mubwire uti dore ubuzima bwo mu kazi uko bwagenze. Abantu bakomerekera mu kazi, akaba ari mu kazi, ariko umukoresha bakaba ari wa mbere umuhindura, umukomeretsa, akamutesha amahirwe y'igihe kizaza. Dufite abantu bakomeretse bashize, dufite abantu bafite ubwandu batagizemo uruhare, ugasanga byaciye mu nzira zigoye.
akabana n'ubwo bwandu akiri umwana mutoya w'umukobwa, akabana n'ubwo bwandu yarabuzaniwe n'umugabo we. Ntabwo icyo gikomere cyoroshye kugira ngo ugikire, nta wundi wakigukiza. Wowe ubwawe waririnze, washingiwe uri isugi, bana n'umugabo, ariko mumaze kubyara gatatu ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Bwira Yesu ibikugoye, bwira Yesu ibikubabaje, mubwire ngo ibi bikomere ubirebe, aba ari wowe wankiza. Imana idufashe. Kadusenge, kadusenyere namwe mwese. Uzamura ijwi ryawe aho uri, wiherereye, watuza akanwa kawe, ubibwire Yesu. Ibyo utashobora kubwira inshuti, ntiwabona n'uburyo ubivuga, nta nubwo wabona uburyo ubisohora, ariko Kristo arasoma mu mutima wawe. Mufungurire umutima, mubwire ngo nanjye nguhaye karibu, mvurira iki kintu kiri ku mutima wanjye. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko waduhaye amakuru, kandi waduhaye amakuru meza. Yesu, waradekaraye uravuga ngo ni wowe wenyine ufite Specialite mu kuvura imvune zo mu mutima. Tukweretse aba babyeyi baravunitse, bararuhijwe, barakomeretse. Ndasabye kugira ngo ugire icyo ukora kuri ubu burwayi, kuri ibi bikomere. Wabitubwiye muri Yeremiya, uravuga ngo uzongera kutwubaka, ngo kandi nutwubaka nibwo tuzaba twubakize rwose. Twarasenyutse, abantu basenywe n'ibintu bitandukanye, hari abasenywe n'imiryango, hari abasenywe n'inshuti, hari abasenywe n'ibene wabo, ariko turasabye ngo wongere utwubake, kandi utwubake twubakike rwose. Babakobwa ibikomere bafite ntabwo babibasha, ariko we wabishobora. Uyu mugabo igikomere afite nta wundi wagikiza uretse wowe. Turasabye kugira ngo kuko ubishoboye ukore no ku byacu. Turagushimiye ko hari icyo ukoze mu izina rya Yesu. Amen.